reka tubifurize guhirwa abavandimwe n'inshuti mu kunda ibiboneye. Iboneye TV ni televiziyo yacu, ni televiziyo yanyu, ni dukomeza gusangiraho ibitekerezo, kandi turabashima ko dusangizanya ibitekerezo, uko mudufasha, uko natwe tubafasha, uko mutwongera umwete. Tuhaye ikaze nanone mu yindi episode ariko ivuga ku murage wa Nyirimiravumba. Umurage wa Nyirimiravumba da, ibitekerezo byanyu nibyo bituma nyine dukomeza tukongera tukavuga ikintu, tukagisubiramo, tukagisesengura, kandi uko tugenda dufatanya byanze bikunze bizatugirira akamaro. N'ubundi dukomeje kuvuga none ku ibimera by'iwacu. Menya ibimera by'iwacu, amazina yabyo twarabivuze n'ubushize, ariko abantu basaba ko dukomeza kugira ibyo tubivugaho. Ni ukwibaza ngo kubera iki se tugomba kumenya ibimera by'iwacu? Intego n'ubundi nk'uko twabivuze ubushize ni ugutangiza urugendo, gukangura ubwenge no kurarika abafite ubumenyi. Abakunzi bavandimwe inshuti zikurikira iyi channel, n'ubundi twongeye kubasuhuza mu mutaka w'ubuzima, ubwenge n'umutaka w'ukuri ko hambere. Uyu munsi n'ubundi dutangije mu kindi kiganiro, n'ubundi tutakwita ikiganiro gusa cy'imiti, si n'ikiganiro cyo gusubira inyuma, ahubwo ni ikiganiro cyo kugarura no gusigasira umurage w'ubwenge gakondo bw'u Rwanda. Ndakwibariza ikibazo gikomeye, hamwe na hamwe twaba ko cyoroshye ariko kikaba kinakomeye. Ese uyu munsi umwana uvutse mu Rwanda azi amazina y'ibimera by'iwabo? Abenshi ntibabizi, ariko se ababyeyi babo, abasaza n'abakecuru bo barabizi. Rimwe ko n'ababizi baducika. Ikibazo ni iki? Ubumenyi busa naho buri kubura, atari uko ibimera byacitse, ahubwo ni uko ubwenge bwo kubimenya butandikwa ntibusangizwe. Ni handi nyine tuvuga ngo uyu musaza apfuye atasize ubumenyi bwe bwanditse, ni nk'aho ari isomero riba ryahiye. None se bavandimwe murimo hano muzi gukusanya amakuru, muzi kuyasesengura, hari uburyo kugira ngo twiyegeranye, twegere abasaza, dukomeze tuganire. Twongere n'ubundi twibutse hagati y'uko Development Network ari ikigo gikora ku bijyanama ku mishinga, ndetse n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi, consultancy and capacity building hub. Ariko muri ubu buryo tukagira za gahunda zitandukanye zigera kuri 16. Imwe muri izo gahunda niyo twise Tyaza ubwenge duhugurane. Ni gahunda nziza igamije guhindura imitekerereze, Tyaza ubwenge ngo duhugurane, ariko tukayita ibiboneye Research and Training Center. Aha rero niho hari igisu porogaramu nziza twise umurage wa Nyirimiravumba. Twatangiye kuyivuga rero murayikunda, kandi tuzakomeza tuyivuge kugeza hari aho muzatubwira muti ngaho ni bimwe mukiri ku yindi, kuko nimwe dukorera. Dukomeje rero twavuga ngo ibimera mu muco nyarwanda. Mu Rwanda rwo hambere igiti nticyabaga ari igiti gusa, cyabaga ari ishuri, cyabaga ari ivuriro, cyabaga ari isomo ry'ubuzima. Ibimera byifashishwa mu kwirinda indwara, isuku y'umubiri, imirire, kubungabunga ubuzima bw'umuryango, no gusukura ibikoresho. Ngeze kubabwira kumubiriza ukuntu, kandi n'abandi benshi murabizi ukuntu basukuraga umuvure wo kwenga, ukuntu basukuraga ibibindi, ibicuma, ibisabo n'ibindi, kandi nta sabune barinze gukoresha. Niyo mpamvu tuvuga ko ibimera rero ari umurage, ntabwo ari imiti gusa, ni umurage. Turavuga ngo kuki iki gihe ari icyo gutangira. Uyu munsi turi mu gihe indwara zitandura ziyongera.
diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso wo hejuru, indwara z'igogora, za kanseri n'ibindi byinshi biremereye abantu. Ntiduhakana ko iterambere rya siyanse rihari, ntabwo turihakana, ariko ndibaza mbese indwara nibwo zigabanuka. Yego, ntabwo abantu bashyinyitse cyane wenda nka kera imiti itaravumburwa, simpizi bimwe n'ibyo soma ntabwo nabyiboneye, ariko indwara nazo ziraduhitana. Umubyibuho ukabije ukaba urahitana abantu benshi, aho bakaba bahitanwa n'inzara n'abahitanwa n'umubyibuho ukabije. Ese kuki twatesheje agaciro ubumenyi bwo kwirinda indwara? Ibi biganiro rero ntibigamije gusimbura abaganga, bigamije kuzuzanya n'ubwenge, indangagaciro n'ubushishozi. Niyo mpamvu rimwe tubyita complementary education, cyangwa se kwigisha mu buryo bwo kunganira n'uburyo busanzwe bwo kwigisha buriho, ariko noneho byajya mu ruhande rwo kuvura tukabyita ngo ni complementary therapies, n'ubuvuzi nyunganizi. Mwirarika rero ry'abafite ubumenyi, uyu murage si uw'umuntu umwe, ni uw'igihugu. Niyo mpamvu muri iki kiganiro turarika abasaza n'abakecuru bafite ubumenyi ku bimera, turarika abashakashatsi n'abizi ibijyanye n'ubuzima, turarika urubyiruko rwifuza kwiga no kwandika. Niba ufite ubumenyi ntitugusaba kubugurisha, turagusaba kubusangiza, kubwandika, kandi ngo tubusigasire. Niba hari ibyo uzi, umuti wumva uzi wihariye, uvuga uti ni property yanjye, ni intellectual property, ntabwo byakubuza kugusangiza bagenzi bawe. Tuzajya tubigaragaza rwose ko ari wowe wabugaragaje, ugumaniye ubwo burenganzira, birumvikana. Rero ahangaha turavuga ngo twongera twibutsa abantu yuko izi za porogaramu kwa 16 ubu turi kwibanda kuri iyi ngiyi twise ibiboneye Research and Training Center, tyaza ubwenge duhugurane, ariko mu gace kayo gato twita umurage wa nyimiravumba. Ndabona umurage ubwawo wavumbuyemo ibindi bintu byinshi ariko byiza byunganira, kugira ngo bibashe kudufasha guhashya indwara, izandura, izitandura, kuzirinda, ariko na cyane kubungabunga umurage kugira ngo gutesha agaciro ibintu kandi twari tuzi ko ari ingenzi. Ubushakashatsi, guhunika ubumenyi, kuzuza ibigega byacu by'ibitekerezo, cyangwa se iyo twise think tank. Tuzayivugaho nayo ubwayo, iyo nituyivugaho muzadusaba ko tuyikoraho ibyinshi igihumbi. Nziza imboneza open think tank nayo ibarizwa muri ya porogaramu yitwa tyaza ubwenge duhugurane. Muzabonamo ibintu byiza cyane. Turakomeza rero dusaba mwese subscribe ni ngombwa, like, igitekerezo cyawe uracyandika, gerageza gusangiza abandi. Uyu murage ntabwo ugomba kuzimira, uyu murage nusangirwa uzakomera. Ahanyu rero muri hirya no hino mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ariko n'abagiye mufite ibibazo bibaremereye, indwara mufite ko umuntu agira ati ndumva ndemerewe, mu buryo tuvuga ko ni ukunganirana, kandi ntabwo tuje gusimbura ko abaganga bavura, ahubwo tunashyigikirana na cyane twebwe kuko ducishije mu kwigisha, tukigisha kwirinda, tukavuga ko bita kwivuza, mukamenya ko muhangana n'uwo mubyibuho ukabije, mukamenya ko muhangana n'iyo stress, mukamenya ko muhangana n'iyo sukari iri kuba nyinshi mu maraso, ko muhangana n'uwo muvuduko w'amaraso hejuru, umuvuduko w'amaraso uri kuzamuka cyane, mukamenya bimwe dushobora kubabwira muti tugabanya iki, wongera iki ngiki, ita kuri ibi ngibi.
izo serivisi rero turazitanga kandi ku mafaranga make cyane, urebye ni nk'ayo gutuma dukomeza kubona uko dutanga uko ibi bikorwa, mbese cyangwa kugura ibikoresho bike bishobora kunganiza umuntu, nko kubona uko dukora uko dutabo duha abantu ku kibazo cya buri muntu, kubona tuvuge niba umuntu yandikiwe nk'amavuta ya elayo, yandikiwe sezame, yandikiwe ifu y'inzuzi cyangwa se inzuzi ubwazo, yandikiwe amavuta ya sezame, yandikiwe noix de cajou, ibyo byose yakwandikirwa bikaba bishobora kubona uko biboneka. Urebye ni nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo turi mu mwanya mwiza mu byo gukusanya amafaranga, turi mu bihe abantu bakwiriye kwiga gufatanya no kunganirana. Nayo ni meza amafaranga, kuko buri kimwe dukora kiba gikeneye amafaranga, ariko turumva dushaka ko abantu birekura benshi, tugahurira muri ibi bikorwa kugira ngo tubashe kubungabunga umurage wacu, ariko tubashe no kurwanya indwara. Murakoze cyane.